bo baravuga ngo aba hanze ngo Bugande ariko nta makuru yegewe namenye umva man nyine ibyo ngibyo ndabikora ariko ni bya bindi byambuza ukongera nk'ubu nyine uretse ko n'umuryango ufite utundi duhungu tubiri mbana natwo nyine mbana natwo uduhungu tubirwa no kuvuga abana bawe abana bawe n'abana banje nabahashye nyuma ariko abuwo mugabo nashatse ni 3 wabahashye nyuma nabahashye nyuma aho ntereye ubahaha utese nuko batoragura gute kandi ni nk'ivyo byose nyine yewe byagenze bitese by'ibishuko nk'uko ukagwa mu mutego w'umugabo nk'uko akagutera iyo nda ntagire n'icyo akumarira ubyanye n'abagabo babiri batandukanye nyuma y'umugabo wawe ubwo ni babiri ubwo se umugabo wagarutse ntabwo yabona ko utamubereye nyine yabyibazaho cyane ariko nanjye nta kundi nari kubigenza gute se nyine byarananiye kwihangana umwana Sedisi afite imyaka 5 yego afite icyo kibazo ni umwuzukuru w'umupfana ikintu umwana wawe umwuzukuru wanjye uviye inkuru yanjye uhisemo guhindura icyiciro mu nyungu zo gushinga umuryango utangiye gutekereza hazabera ibirori byawe by'igitangaza bibereye ijisho biguhesha icyubahiro uri inkumi cyangwa umusore witegura kurushinga ufite iminsi mikuru umuryango bridal shower cyangwa se indi minsi mikuru isaba guteranya inshuti n'abavandimwe ahantu ukeneye harisanzuye cyane habereye umuryango wawe igisubizo cya nyacyo ni Botanica Events ni ubusitani bubereye ijisho nk'uko wahoze ubyifuza birashoboka cyane ko mu busitani bubereye ijisho bw'igiciro gitoya ubwa mbere muri Kigali ari Botanica Events ubukwe inama iminsi mikuru n'indi minsi yatuma uhuza inshuti n'abavandimwe umva nimuze mbereka ahantu bibera duherereye rwagati mu mutima wa Kigali Kicukiro ku muhanda uva Rwandex werekeza Sonatube ugikata werekeza kuri Bralirwa ku muhanda wa Keke 515 duhamagare kuri 0782 082 566 twanakubikira umwanya kugira ngo amatariki yawe abandi batayagutwara wanatwandikira kuri eventsbotanica@gmail.com. ikaze mu kiganiro inkuru yanjye ikaze kuri buri muvandimwe udutega amatwi nzanye Alphonsine ahangaha ni umubyeyi w'imyaka 50 muri kureba ahangaha diri Inyamagabe paka i Kigali aje kutureba ku nkuru yanjye kugira ngo rebe kugira ngo babwire inkuru ye kugira ngo abasangize ibyo yaciyemo ku myaka 50 ahetse umwana turaza kwibaza ngo eske no mwana we yabyaye ibyo byose nibiri mu nkuru ye muri kano kanya Alphonsine tugaye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye nashatse umugabo tugaye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye Alphonsine mfite imyaka tugaye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye Alphonsine mfite imyaka 20 ngo haye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye Alphonsine uravuga ngo urakoze murakoze nese bigenze ntabwo uri kuvamo murakoze ntabwo uri kubyumva murakoze nashatse mfite imyaka inkuru ntabwo turayigeraho waretse nkakuganiriza kuko ntabwo bishaka niko ntabwo bishaka oya ndabishaka uzi ko ku myaka 50 uri mwiza cyane nubwo nuvaho yakanye oya nyine ndashaje nyine oya ntabwo ushaje imyaka 50 ni mike imyaka 50 ufite imbaraga ufite abana ufite abuzukuru gusa umva icyo udafite kuko Alphonsine Imana yarabampaye abana mbere uko tuganira rero muri urumva umeze gute ndumva nta kibazo mfite nta kibazo ufite kandi uri kunsubiza ibyo ntakuwe ikibazo mfite nyine ni ibibazo nyine ibibazo ntugahangayike ntugahangayike ufata gute isi
ufata gute isi nyine Mana tuyibaho nyine ukwiri ariko ibibazo biri mu iyi si byo birakaze. Yego. None se uvuye Nyamagabe utuye ahagana he? Umurenge wa Winkingi. Ni hafi y'umujyi wa Nyamagabe se? Oya, ari Icumi. Nyamagabe ni hirya urenze aho bita mu Gasarenda. Agasarenda ndakumva. Ubundi hajya kwegera Nyungwe. Uturutse hafi ya Nyungwe? Ntabwo hegereye. Ariko ni mu murenge wa Winkingi hegereye aho bita ku Kitabi. Ntabwo ari hafi. Uvuye iyo ngiyo Nyamagabe? Nyamagabe. Uza hano i Kigali. Waruje ku nkuru yanjye gusa se nta kindi kikuzanye? Nibyo byari binzanye kubera ko kugira ngo bamenye hari abantu nk'uko bajya babakurikira mu biganiro byanyu. Niwe waje icyo gihe arabinyereka, noneho nibwo namubazaga ntese aba bantu bakorera hehe, arambwira ati ni i Kigali, cyakoze ati kubera ko tuba twabakurikiye reka nzagusabira inomero zabo noneho uzagende noneho baganiriza ibibazo byawe. Yego. Watanze nimero ya telefone yawe se kugira ngo umuntu uri kukumva muri kano kanya agusayidire agufashe, sibyo? Vuga nimero ya telefone yanjye. Siyo 078. Yego. 0 60. Yego. 74. Umwana se afite igihe kingana iki? Afite imyaka 5. Uwo nguwo? Afite imyaka 5. Afite imyaka 5. Ukaba ugahetse gutyo? Afite ikibazo? Afite ikibazo. Yego. Reka duhere ku nkuru yawe ubwo nawe turamugeraho. Yego. Ngo mbwira rero Alphonsine, umwana se disi afite imyaka 5? Afite imyaka 5. Yego. Afite icyo kibazo? Ni umwuzukuru w'umupfaniki n'umwana wawe? Ni umwuzukuru wanjye w'umukobwa wanjye. Ni mwana we yabyaye bwa mbere. Ni imfura ye? Niwe fura ye. Afite icyo kibazo se? Ni uko yavutse. Nta gukura nta gukura. Ariko noneho nyine najyaga mujyana no kwa muganga bamufata nyine bamugorora bagira bate, kubera ko twajyaga aho bita ku Kigeme, hari ugukoresha amatike, bigezeho nyine n'amafaranga bigereho birananira. Kuki se umukobwa amugusigiye atari we wamureze? Nyine we yaragize amucutse ari muto, urumva ko akurikiwe kabiri. Abitwa ngo nibo batoya bo nyine ubona ko bagaragara ko bo ari bakuru. N'ubuzima nawe arimo nabwo reka da nta kigenda. Nta kigenda gute? Nta kigenda nyine mu rugo ingo z'ubu nyine ari ugukora, ari ukujya mu nshuro, ari ukujyana abo bana. Ndavuga nti reka mbe mugufashije. Yego. Yego. Rero ufite inkuru yawe? Kubera ko abanjye bari bamaze gukura. Yego. Umwana mukuru wange angana gute, afite imyaka ingahe? Nyina w'uyu. Niwe mukuru wawe? Afite imyaka 30. Umutoya? Umutoya afite 23. Yego. Ufite abana bangahe? 3. Tubwire inkuru yawe rero. Barambwiye ngo shaka tubwire inkuru y'urushako rwawe. Yego. Byagenze bite Alphonsine? Nyine nashatse ufite imyaka 20. Shaka ku mugabo sinari muzi, nari umukobwa nyine upima ibigage, iwacu dutunzwe no gupima ibigage. Nyamagabe? Noneho ubwo tukaba twajyaga turangura n'ibirayi, twajyanaga ahantu bita Imbazi, hari impunzi, urumva hari mu gihe cy'impunzi. Noneho rero ubwo ngiye gushesha mvuga nti ntahe mpite njyana ibirayi n'abandi bagenzi banjye, ubwo ngeraho ku mashini umugabo rero sinari muzi pe. Ubwo cyakoze nibwo nari nambaye akantu k'agakufe, kera bambaraga utuntu ku maboko, agakufe arakanyambura, ati ni wanga kugaruka ngo nkugire umugore, ati nzajya kukurogesha ku buryo
uzapfa udashatse. reka da Ubwoba buranyica ngo niwanga kugaruka, ubwo nanatahanye ifu Yego. ndayitaha nanjye. kugaruka se ngo kugira umugore yego kubera ako kantu yari ako gakofi yatwaye yego ubwoba buranyica bunyije, ariko nkumva ngo bamwitaga ngo Gifaru. ubwo yari Gifaru nyine ngo agira imiti ati nkumva baramuvuga. Noneho nibwo navugaga ubuse niko ndi umwana mutoya wari kugira ngo ni n'ibyo yandushyemo. Ndakinagiye ifu nyigejeje aho twashigishiraga, aho kugira ngo nterure ibirayi njyane n'abandi mu isoko, ubwo ndakinagiye ngaruka k'uwo mugabo. Mpageze ntangira kumva ati uyu uhora azana abagore buri munsi yirukana buri munsi, none aje kurumbya n'umwana ngo nyine yari yanshakiye ahantu hari ikigo cy'amashuri, uri nyina wabo yaranyigishije ati warumbije abakobwa, ati none ugiye kurumbya n'abana koko, ati uyu mwana koko iyo biba mu gihe cy'ubu baba baranamufunze. yego noneho mbayaho, ubwo nibwo nasamaga inda y'uyu mwana. mubyaye mu mahoro, anyitaho, ampa ibyangombwa byose. Mbyaye wa kabiri, reka da ntiyanavuga ati umubyeyi yabyaye, aranyihorera. Biratinze sinzi ukuntu yagize, yari umuntu ubunga. Aza ngo iyi muri za Kigali, aje muri za Kigali, ubwo nosaga umwana wa kabiri. Nibwo yantumagaho ati uzaze usure. Samubwiyo nda ya gatatu hano i Kigali. ubwo ndataha. Baho nabi koko ngo umwanda pe. Ubwo ko mfite twana ntunzwe no guca inshuro. Ubwo no guhinga narahingaga pe, ngahinga ariko kubera nta gatungo nta gafumbire byose bikaba hahandi. Bigeze ubwo umugabo nyine ubwo yagiye nasamye iyo nda y'uwo mwana wa gatatu, duherukanira aho ngaho na n'iyi saha. Ubwo hari muherukana ryari, muhe mwaka? Mu mwaka wa 2000 kuko nabyaye muri 2003. Ego muherukana ubwo 2002? Na kabiri. 2002 nibwo herukana n'umugabo wawe. Ubu abana barakuze, ufite n'abuzukuru? Barakuze, ufite n'abuzukuru. Ubwo se ntiyapfuye? Simbizi, ariho atariho sinakubwira. Amakuru ufite ujya wumva nayahise? Nta makuru yenzi, nta makuru ye numva. Nese ba nyina wabo abo ngabo numva mwari buziranye cyangwa iwabo? Abo ba nyina wabo ntacyo bakubwiye? Bo baravuga ngo abo hanze ngo Bugande, ariko nta makuru ye jewe namenye. Ubwo nyine amakuru nuko ahari ari Bugande? Ahari simbizi, nta makuru. Udashaka na nimero ya telefone byanze kunze iwabo barazisha? Hari n'igihe batayima ko mbabaza bakambwira ngo ntazo bagira se. Ntagira n'amatsiko yo kumenya se abana? Iby'abana reka da. Hari na mukeba wanjye ubwo yadusiganye, adusiganye asiga mu rugo, asize mu rugo, nkaba hari inzu nyine turi kumwe na mukeba wanjye. Umugore wundi? Uwo mugore wundi nagiye mpasanga nawe afite abana. Mwabanaga mu nzu imwe se? Umwe yabaga nka nyine, ubundi ayo mazu yari yarayaguze, ayaguze ngo ayandikaho uwo mukeba wanjye. Noneho nkaba nabaga mu nzu irasenyuka. Isenyutse ubwo nari ntarabyara uwo mwana nyine. Nibwo yambwiraga ati genda ujya ahantu ku Gahira hari amazu, noneho ufata umuryango umwe uwubemo. Inzu ndagiye nyibayemo, nibwo nabyariragamo uwo muhungu. Ubwo nagiye samye iyo nda y'uwo mwana wa gatatu. Ubwo nyibamo bitinde, umugore akajyaza ati mvira mu nzu, ati aya mazu sa yawe, ujya gushaka umugabo wawe aza kubakire. Bigera ubwo akantorera abantu uti niba umugabo yaramusize mu nzu uramukuramo umujyane he? Yego. Biranze nyine bakamutesha, ariko we akumva ngo ni ingende. Nibwo nagendaga rero, ubwo nzinduka njya mu kiraka cyo guhingira abantu. Mugenzi wanjye twari duturanye nko mu masaa 4 saa 5. Nibwo yansangagaho ndi guhinga. Nibwo yambwiraga ati niko se ma turi murahinga, ati mukeba wawe inzu yayisakambuye, tamabate yakuyeho
ati ni kumurangarizwa nubwo si byo birashoboka umuntu yajya hejuru y'inzu agasakambura n'ibintu biri mu nzu koko ubwo byakunda naragiye koko sanga inzu yayitantamuye yayikuyeho amabati ubwo n'utwana twari twagiye ku ishuri mpetse ako ngako ubwo abana ubwo ntahe nkubitana abana uko nirukanka ndira niko n'abana bagenda barira ubwo nuko nyine cyakoze nari mfite ababyeyi iwabo w'uwo mugabo umusaza yari akiriho n'umukecuru ari bosoboka na nyakubahwa ariko umukecuru we n'ubundi baracyariho nibwo bambwiraga ati mwati ngwino ubu bayaha mu gihe wenda nugira uzashakisha buryo ki ujye ubona udufaranga wikodeshereze aho uba ubwo naragiye koko ndahaba mbana n'uwo musaza n'umukecuru n'abana 3 turahabaye mpamaze ibyumweru 2 nibwo nagiye nyine shaka inzu iwacu 2,000 nkajya njya guhingira umugabo wari ufite inzu aho ngaho ubwo nyibamo ngeze amahirwe ako kana nari mpetse haje umushinga wa World Vision bampa amabati ubwo nyine urumva gushinga ibiti ndi umuntu w'umugore koko nyine abantu baramfasha bampa ibiti nkagenda nkabifata nkabyimenera ntari buvuga ngo hari uwundi bwereke ngo akisaturire inzu ntomboye ubwo iwacu nari ifite musaza wanjye uzi wubaka araza inzu ayinshingiye noneho nanjye nkajya njya mu kiraka nabona agafaranga naguza ayo mpemba uza guhoma ubwo nyine nkamuhemba akaza akantereraho icyondo nanjye nkamuvomera nuko ubwo buzima mbubamo kuko rero kugezana n'iyi saha yego ibwo rero mpuye n'iki kibazo cy'uyu mwana rero umukobwa ngo ashaka ikibungo yashatse ikibungo hashatse nawe bimubera uko nyine ko kubyara umwana ufite ikibazo ubwo anamukurikiza ari mutoya ndumva urumva uyu nguyu afite imyaka 5 akurikiwe 2 buri mwaka abyara ubwo rero nibwo nabonaga mvuga nti ubwo nta wundi ndimo ngwana nawe reka mumufashe umwana ndamuzanye nkajya mujyana ngo ahantu ku Kitabi hari abamasere nkava mu rugo ku nkingi nkagenda no ku Kitabi aho wumva hajya kwegera uruganda rw'icyayi yego umwana ugenda n'amaguru se ngenda n'amaguru nabyukaga saa kandi ni kure cyane nabyukaga saa 10 ariko nabaga mpageze yego ubwo umwana nyine bakamufata ngo kwabaga ari ukumugorora babagorora umwana bigereho ntubuse ariko ngenda ntanga amafaranga aravuga ati uko biri kose si uwo maze ati wowe genda ujye muri leta wake ubufasha nagiye Nyamagabe ku karere inshuro zingahe bigereho ntubuse kuko mana nta muntu mba nasize mu rugo n'uwandagije agatungo nako kishwe n'inzara bigereho nyine ndavuga ntuko Imana izabikora bizagenda uko ubu nuko nguko ameze nyine bikugoye gute bigoye gute kuba mu buzima nk'ubwo ngubwo Mana biragoye kuba buri umuntu uvuga uti nashakanye n'umugabo ukarera abana wenyine nta kintu uri buvuga uti nyaboneka na keshi niba umwana nk'uko agize ikibazo agutuye ikibazo nta kintu uri bumufashe nta kintu uri bumumarire nyine biba bigoye icyakugoye kurenza ibindi byose muri ubwo buzima ni iki ikingoye kurenza ibindi byose ibyo byose nyine kubera ko abana banakuze ikingoye uyu mwuzukuru wanjye ndeba nta kintu ndi bumufashe bamwe baravuga ngo igatagara nagiyeyo bampa fagitire y'ibihumbi ngo 300
bampaye fagitire y'ibihumbi 300 niho najyagaho ku karere. ku buryo se ngo bamufasha agakira. Ni baravugaga ngo bazamufasha ngo abashe kwicara. Nuko ibihumbi 300 ndebaho nabikura rero ndahabura. Nkajya njya ku Kigeme aho nagiye ku Kitabi no ku Kigeme njyayo buri kwezi Yego. Buri kwezi. Ngo bampaye imiti ngo yo kugagara bigereho nabyo po. Kandi ku Kigeme naho ni kure. Yego. Naho nabyukaga saa 11 saa moya nkaba ndahageze. Ingendo bw'amaguru. Wumva mu mutima ubabaye gute? Hameze hate? Ibitekerezo hari igihe biza nkarara ntanasinziriye. Nkarara ntasinziriye pe. Nkarara nibaza. Noneho hari n'igihe cyageze nyina w'uyu mwana. Ararwara pe. Ubwo mpetse murumuna we ararwara. Umwana ararwara icyo gihe nyine ubwo mukasa ari we mukeba wanjye. Twapfuye ngo umurima umugabo yari yaraguze avuga ngo wiharire kuwuhenga wenyine. Kandi twarahagabanaga tuhahinga twese. Sinzi ukuntu ubwo mwuko niba ngo yari yahatishije n'abazahahinga ngiye nanjye camo igice ndahinga. Nibwo yazaga mu gihe turi gutongana umwana wanjye uwo nyina w'uyu yararembye. Yari afite umukobwa witwa Shatari. Yaraje afata wa mwana kandi areba nta muntu urimo amwihera urushyi koko. Ibyo bintu nabyo njya mbitekereza. Uyu nguyu se akubita ubwo ni uno wakwitaga mwene se. Umukobwa muke wanjye akubita uwanjye. Wawe. Ibyo bivuze ngo rero n'abana banyu barangana. Oya ubu ngubu kubera ibibazo hari bavuga ati ntacyo data twese yatumariye. Nta kibazo bafitanye. Habe n'uwo mukeba wanjye pe. Mbere nta wavugisha undi. Ariko ubu ngubu turahura. Niba nkuko agize ikirori arantumira. Nanjye nabona unsura tugatumirana nta kibazo. Mbese mwabaye inshuti na mukeba? Nta kibazo pe. Mwahujwe nuko umugabo mwese yabanze se? Ahari aho genda umva ariko none se ko ubwo nyine yansenyeraga avuga ati agende. Cyangwa mwahujwe nuko abana bakuze bagakunda? N'abana nabo wenda n'abana baraduhuje. Haraduhuje rwose. Kuko nta mutima mubi. Ninde wa mbere wateye intambwe se kugira ngo mube inshuti? Ni wowe cyangwa ni we? Ngewe mu buzima mbamo nta kintu cy'akantu k'akajinya njya ngira. Niba umuntu ampemukiye ndababara ariko bitari bya bindi ngo ngire akantu mwibazeho cyane. Nawe rero nuko ngewe namuhitaho nkamusuhuza. We yabanje kujya caho yansanga ndi kumwe n'abantu ntamvugishe ariko ngewe nagenda nkamusuhuza akanyikiriza cyangwa akanyihorera. Bigereho abana afite uwo mukobwa Shantari wumva wakubise uwo murumuna we. Icyo gihe araza. Aje mbona nzaniye isabune. Arayiguza arayinzaniye. N'ubu mu minsi yashize nabonye nzanira agatenge k'ibihumbi 5. Urumva rero umwana ubereye mukasi. Ndumva nta kibazo rwose. Urumva ko bateye intambwe? Nta kibazo dufitanye. Byagushimishije gute akuzaniye? Umva byaranshimishije cyane pe. Byaranshimishije ndavuga kandi ko byaranshimishije. N'abo bana bariyumvikanira. Bariyumvikanira pe. Nta kibazo. Yego. None se uyu munsi ni irihe somo rikomeye cyane wakuye muri ubwo buzima ushobora no kubwira n'abato? Isomo nakuyemo n'iryo kwihanganira ikigeragezo. Ukihangana ukabona ko niba ibibazo bibaye atari ryo herezo bwawe. None Alphonsine
karame. uvuye i Kigali uje ku nkuru yanjye, turi kukureba rwose ntabwo byoroshye sibyo? Ubundi utunzwe n'iki? Ubundi utunzwe n'iki? ntunzwe no guhingira abantu. Kandi iwacu dukorera amafaranga 200 ho nyine, nk'uko uragenda nk'ibijumba bya bandikira amafaranga 200, ukagura ibijumba, ukagura wenda n'utwo turagara, cyangwa waba ufite ibyo bijumba ukagura icyo kiro cy'ibishyimbo. Wumva umuntu uri kutwumva muri iki kiganiro yagufasha iki? Tubwire mu buryo burambuye. Ikintu yafasha ari nk'umuntu wampa ubufasha bwo kuba navuza uyu mwana. Nkaba nareba ko yagira nk'ubu, niba ngiye mu murima, iyo ngiye hafi musiga mu nzu nkakinga nkagenda, kubera ko kumuheka nanjye mu gatuza ntabwo hankundira, kubera n'igifu ndwara igifu. Ubwo se gutunga umuryango ku 200 ukorera ku munsi? Umva mani, nyine ibyo ngibyo ndabikora, ariko ni bya bindi byambuza uko ngira. Nk'ubu nyine uretse ko n'umuryango ufite utundi duhungu 2 mbana natwo. Uduhungu 2 ubwo ni ukuvuga abana bawe? Abana bawe? Ni abana banjye nabahashye nyuma, ariko ab'uwo mugabo nashatse ni 3. Wabahashye nyuma? Nabahashye nyuma aho ntereye. Ubahaha ute se? Ni ukubatoragura. Gute se? Gute kandi? Ni nk'ibyo byose nyine. Yewe byagenze bite se? By'ibishuko nk'uko ukagwa mu mutego w'umugabo, nk'uko akagutera iyo nda ntagire n'icyo akumarira. Ubyanye n'abagabo 2 batandukanye nyuma y'umugabo wawe? Ubwo ni 2. Ubwo se umugabo wagarutse ntabwo yabona ko utamubereye imfura? Nyine yabyibazaho cyane, ariko nanjye nta kundi nari kubigenza. Gute se? Nyine byarananiye kwihangana. Kwihangana byakunaniye? Byarananiye. Niki cyari cyakunaniye? Ese ubwo se nk'ubukene, nk'uko aza gushukisha utuntu tudanashyitse. Nk'uko waba wifitiye ikibazo, yaguhereza nk'icyo 1,000 ati uyu munsi ndagura ikiro cy'ibishyimbo. Nuko ukomere kubw'ibyo waciyemo. Ntabwo byaguteje agahinda ibyo byose? Agahinda ko na n'iyi saha ndakagira. Iyo hari igihe mbitekereza nkarara ntasinziriye, nkajya mu mibare ngatekereza, nkareba, nkumva nyine ntabwo byabura kumbabaza. Mu mutima wumva hameze hate? Nyine hari igihe iyo nagize ikintu cyo gutekereza cyane, mba numva mu mutima wanjye, iyo ntabonye nk'umuntu wenda ngo tuganire, mbe namutura nk'ikibazo nk'uko mba afite. Hari igihe uhura n'ikibazo, iyo ubuze ugitura nk'uko ngo ugende uganire nawe, muganire, urakomeza mu mutima ukumva harabyimbye, ukaba wanasandara. Ubyaye abo bana kwa sobukwe ntabwo babifashe nabi? Nta kibazo bagize, ntacyo bahu. N'ubu se mabukwe aracyariho, niba akeneye utwo tuzi, niba akeneye ako gakwi, nyine bishobotse niwo bibaha. Ntabwo umwana yaba ahari ngo yitume amazi ajye kugira. Papa wabo bana se 2 ba nyuma, cyangwa ba papa ba se babo bana bo ari cyo bakoze mu buzima? Hari icyo bagufashije? Nta n'iki na gito. Nkubwiye ngo
nabyaye umwana ese ubwo umwana nabyaye nkabura n'impetso uretse ko namuhetse mu byo nahekagamo bakuru be niyo mpamvu rero ibyo byose hari igihe mbitekerezaho wareba nk'umuntu akawamugani nta n'ikintu abuze hari umuntu uvuga uti ndafite icyo nafasha umuntu ukabona nk'uko umwana niba ajya kwiga ubu ngubu ni ukwishyura amafaranga yo kurira ku ishuri ari we uyibaza uwo mwenda ari we uwibaza ikintu icyo ari cyo cyose ikayi ikaramu bumva nyine biba ari ibintu bitoroshye ko numva se abagabo baguhombeye Alphonsine yewe naho cyangwa bakurumbiye kimwe muri ibyo natomboje nabi utomboye nabi abagabo batatu bose natomboje nabi ko uwa mbere watubwa ko mwashakanye uwa kabiri mwabyaranye se mwarakundanye afite undi mugore reka mana nyirijuru nta n'urukundo nigeze ngirana nabo reka mu buzima ntabwo wigeze ukundana habe n'uwo mugabo yashatse ibintu by'urukundo nari ntaramenya ibyo gukunda ubu se ku myaka 50 hari ubwo wigeze umenya reka nari kubimenya ntabyo nigeze gusumva bitababaje yewe nyine nuko iyo abantu bavuze urukundo hagati y'umugabo n'umugore sumva bimeze bite nyine ahubwo iyo mbibonye nk'umugabo n'umugore bari kumwe bafatanya ikintu icyo ari cyo cyose bakijyaho inama niho wibaza wowe nk'ubu Imana yampoye iki kuki itagoye urukundo kandi nta mutima mubi nigeze ngira yawe ntabwo byoroshye reka dusoze rero uvuga nimero ya telefone yawe nanone wifuza kugufasha rwose abikore 0780 60 74 56 yanditseho nde Alphonsine Imana iriho Alphonsine urakoze kandi ukomere murakoze namwe